Imana igiye guhana abantu. Iyi Mana igiye gushyira ku karubanda abantu bose. Imana izanye impozamarira kubizera Imana iravuze ngo izanye impozamarira. Imana igiye kwica imigambi yose y'inca. Imana igiye gukubita ingagi. Hari imbaraga zigiye gupfa kubw'umunyamasezerano aho banyuze bakugirira nabi. Imana ihagucishije ugifite umwuka w'abazima. Senga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Gusenga ni byiza, ingabo tukingira. Gusenga bikingura ijuru, tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisazo muri kumwe naje Imana Kiza Edouard, abari mu Rwanda Shalom, abari mu Burundi Shalom, abari muri Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge Shalom. Turakunda ni gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, ariko no gusenga uzaneshwa. Senga. Abantu bose bananiwe no gusenga baraneshejwe, niyo mpamvu tuvuga ngo musenge. Abari ku mugabane wa Burayi Shalom Shalom, abari ku mugabane wa Asia mudukunda Shalom, abari ku mugabane wa Amerika Shalom Shalom, cyane cyane inshuti ziri muri Canada Shalom. Turasuhuje, Imana iba umugisha. Reka dusuhuze n'abantu muri ku mugabane wa Oceania, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Nkuko mubona kuri kamera ya Gusenga everyday turi kumwe n'umukozi w'Imana ubwa mbere agaragaye kuri Gusenga everyday. Watangira wibwira abantu unabasuhuza. Imana ishimwe, dushimiye Imana kubwo kuba na namwe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Nitwa Jean Marie Muhizi, ndi umukozi w'Imana, nkora umurimo w'Imana wivuga butumwa. Dushimiye Imana kubwo kubana namwe. Murakoze cyane. Mwana atangira musenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, uwera wa Israel, Imana rubasha, Imana y'inyembaraga, tugushimiye kubwo uyu mwanya wo kurangurura tuvuga gukomera kwawe. Tugushimiye kubwo ubutumwa bwiza tugiye gutambutsa imbere y'abantu bakurikiranye ijambo ryawe. Unyemerere rihembura imitima yabo, kandi message tuzanye ibe iyo kugira ngo umurimo wawe urusheho gukomera. Duhamagaye ijuru kugira ngo ryururuke ribane natwe, ntabari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Ababyeyi, abakobwa ndetse n'abagabo, imiryango yose n'imigabane itandukanye y'isi izumva ubu butumwa, bazashyitse imitima mu nda, bazakira ihumure y'iteka ryose, kandi kunesha kuva ku mwami wacu Yesu Kristo kuganze kuwizeye izina ry'Imana Data. Amen. 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 Turakwakiriye kuri Gusenga everyday, wiyumvemo ikaze. Amen. Kaze. Yesu abaho umugisha, Imana ibagire neza. Duhawe umugisha n'Imana wo gusangira ubutumwa bwiza, ndetse no kugira ngo dusabane kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma reka turirimbane uyu muririmbyi numva uri kunezeza umutima wanjye. Ni umuririmbyi wa 359 uvuga ngo iyo ntinye ko kwizera kwanjye ari guke. Iyo ntinye ko kwizera kwanjye ari guke, kandi iyo ngiye kuneshwa Yesu ni umfata. Yesu aramfata akankomeza, kuko ankunda bihebuje arankomeza. Urukundo rwanjye ruke ntirwamufata, sinamugundira ubwanjye Yesu ni umfata. Yesu aramfata akankomeza, kuko ankunda bihebuje arankomeza. Ntiyandeka kuko ankunda nubwo ndi mubi, anyishimira ubwo nduwe iteka aramfata. Yesu aramfata akankomeza,
kuko ankunda bihebuje arankomeza ntiyakundira ubugingo bwanjye kubura yabucunguje igiciro iteka aramfata Yesu aramfata akankomeza kuko ankunda bihebuje arankomeza ntiyakundira ubugingo bwanjye kubura yabucunguje igiciro iteka aramfata Yesu aramfata Yesu aramfata akankomeza kuko ankunda bihebuje arankomeza Imana ishimwe Yesu aramfata akankomeza kandi Yesu yaducunguje amaraso ye y'igiciro kandi n'umugabo w'umunyembaraga n'umugabo ukomeye n'umugabo udasanzwe Paulo yigeze amuvugaho amuvuga ahantu bitaga Ikuporo amwamamaza mu masinagogi y'abayuda mugenzi we witwaga Yohana aramufata bafatanya umurimo mwiza babwiriza aho bitaga Isalamini bamamaza ijambo ry'Imana rirushaho kugwira mu mitima y'abantu cyari igihe abantu bari baraguye isari cyari igihe abantu bari baracitse intege cyari igihe abantu bari bamaze kwibagirwa iby'ijambo ry'Imana muri icyo gihe Paulo abwiriza ubutumwa bwiza yamamaza gukomera k'umwami haboneka umugabo w'umupfumu witwaga Bariyesu wayobyaga abantu ngo batizera umwami batizera imbaraga z'umucunguzi wacu ariko ngo uwo mugabo w'umupfumu ngatangira kuyobya abantu ngo Paulo na Yohana bari mu nzira batangira kumva impumuro nziza y'ubutumwa bwiza ariko ngo abandi bagatangira kuyobya abantu ngo batizera Paulo Bibiliya avuga ngo akora umurimo mwiza wo gusenga Imana ahamagara iyera kugira ngo icogoze kugira ngo inanize kugira ngo ikureho umuntu wese wabasha gukumira ijambo ry'Imana iki ni igihe cyo kubasha guhagararira Imana hagararira Imana ahantu uri muri Amerika hagararira Imana ahantu uri muri Canada hagararira Imana ahantu uri ku migabane itandukanye Paulo ngo ahagararira Imana arayisenga ngo ijwi ry'umwuka wera rimuzaho ngo umwuka w'Imana ngo uramanuka ufata uyu mugabo Bariyesu ngo abimpumye itarora abimarana iminsi ngo azize kuhangara umuntu w'Imana ndetse no gukumira ijwi ry'Imana abantu benshi barimo barashaka gukora tari mu muhamagaro w'Imana abantu barimo barashaka gukora ibintu Imana itabatumye abantu barimo barajya hirya yivuga butumwa cyangwa y'umurongo Imana yashyiriye habera ariko bene data mwebwe dusangiye umusaraba dusangiye kwera nimuze muhagararira Imana muri iki gihe ndabasabye munyemerere dusome ijambo ry'Imana turiganireho kandi twumve icyo Imana igambiriye kuri twebwe mu izina rya Yesu turasoma abacamanza ijambo ry'Imana twasoma turarisanga mu bacamanza ibice 4 turasoma n'umurongo waho wa 24 Bibiliya iratubwiye ngo nuko Abisirayeli bariyegeranya bagira amaboko banesha Yabini umwami w'i Kanani kugeza ubwo bamurimburiye rwose mwakire neza ijambo ry'Imana Ehudi amaze gupfa Ehudi yari umucamanza w'Abisirayeli Abisirayeli bongeye gukora ibyangwa n'amaso y'Imana bakora ibizira muzi amateka y'ubwoko n'ubwoko bwagiye bubona Imana n'ubwoko bwagendanye n'Imana Imana yagiye ibiyereka
birirayo. Imana yagiye batabara ku manywa na nijoro, nta gihe Imana yigeze ikoza isoni ubu bwoko. Hanyuma ngo Abisirayeli, umwami wabo cyangwa se umucamanza cyangwa se umuvunyi wabo Ehudi amaze gupfa, Abisirayeli bakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Imana ibatanga mu maboko y'umwami witwaga Yabini watwaraga i Hasori. Amara imyaka 20 agirira nabi Abisirayeli, acura intwaro 900 zo kurwanya Abisirayeli. Abisirayeli barababara, barya ibiryo by'agahimano, imitima yabo yuzura agahinda, ndetse bahura n'ingorane zikomeye. Ariko muri uwo mubabaro batangira kwibuka ko icyo bazira ari ibyaha bacumbikiye. Niba hari ikintu nabonye kibabaza Imana, ni ukugutoranya ikaguhamagara warangiza ugacumbikira icyaha. Aba Bisirayeli bari baramaze gutandukira, bava mu murongo w'ahantu Imana yari bakeneye. Biravuga ngo icyo gihe umucamanza w'Abisirayeli yari Debora. Debora ni izina risobanura uruyuki. Umuhanuzikazi Mukarabidoti yari atuye munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora hagati y'Irama n'i Beteli mu gihugu cy'imisozi miremire cya Efurayimu. Ni Abisirayeli bajyaga baza bagahura n'umuhanuzi akababwira icyo Imana igambiriye. Ubundi kuva kera kose Imana yaravugaga, kandi kuva kera kose Imana ntiyigeze iceceka. Icyakora benshi bagiye biyitirira Imana bakavuga ubuhanuzi budaturutse ku Mana, bagatandukira. Ariko ubundi mesaje z'Imana zahozeho. Nkwibutse ko Imana yacu iravuga, kandi ibyo ivuze ikabirinda kugeza igihe bisohoreye. Uyu Debora Imana iramwitegereza, iramubwira ngo genda ubwire Baraki mwene Abinowamu w'i Kadeshi Nafutali, umubwire ngo ndi Uhoraho, umubwire ngo ndi Imana ya, mubwire ngo nzatsinda Sisera, nzatsinda Yabini, nzatsinda umwami warwanije ubwoko bwanjye, nzamukuraho kandi ntabwo azigera abagiraho ububasha. Reka nkubwire ko nta rugamba Imana itagukuramo, nta kigeragezo Imana itakurenza. Kandi mbibutse neza ko Uwiteka arwanirira abamwizeye ku manywa na nijoro. Bibiliya itubwira ijambo rikomeye ngo uyu mugore akibibwira uyu mugabo, Baraki ngo ashe ubwoba, arakangarana mu mutima, ngo yumva ntashobora kujya ku rugamba atajyanye na Debora. Ngaramubwira ngo nuza tukajyana nzajya ku rugamba, ariko nutaza ntaho nzajya. Ngo uyu mugore aramubwira ngo nzaza tujyane ku rugamba, ariko nta cyubahiro cy'Imana uzabona ku rugamba, kuko Uwiteka agiye gutanga Sisera akaneshwa n'umugore wubaha Imana. Umugore wubaha Imana ahagararira umuryango. Umugore wubaha Imana aziba icyuho mu rugo rwe. Umugore wubaha Imana akora imirimo benshi n'abagabo batashobora. Ndabifuriza kuba mu cyimbo Imana ibakeneye mw'abamama mwe. Ndabifuriza kuba mu mwanya Imana ibashakaho, mumere nka Debora wiyambuye icyaha agahagararira Imana, Imana ikamutoranyiriza kugira ngo abe umugaba, abe umuyobozi, abe umutware wo gutwara ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli bugafata kiyambura icyaha, bugafata umugabane mwiza, ndetse intego yabo nziza y'isezerano yo gusubira mu gakiza. Mube mu birindiro nk'ibyo Debora yabayemo. Biravuga ngo uyu Baraki ngo arangije abwira Debora ngo Debora barajyana, ariko Debora aravuga ngo nta cyubahiro uzabona nk'umugore, nk'umugabo wihakanye Imana igutumye ngo ujye ku rugamba, ujye kwirwanira kugira ngo ubwoko bwayo busubirane agaciro. Reka mbabwire bene data, muri ku migabane itandukanye, mbifurije kugira agaciro gaturutse muri Kristo Yesu. Mbifurize guhagararira Imana mu gihe nk'iki, ubwo abantu benshi barambitse intwaro hasi, ubwo abantu benshi bacogoye, ubwo abantu benshi bateye Imana umugongo, ubwo abantu benshi banamutse, ubwo abantu benshi basinziriye. Wowe kanguka, ni wowe Imana itoranije, ni wowe Imana ikeneye kugira ngo uwo guhamya ube uwo gukomera mu gihe nk'iki. Niba ufite ubushake bwo gushaka Imana, Imana ifite ubushobozi bwo kukurengera. Niba ufite ubushake bwo kwizera Imana, ntacyo uzaba. Biravuga ngo Abisirayeli bajya ku rugamba, ngo bajya ku musozi witwaga Itabora. Bagere kuri uyu musozi bahashinga ibirindiro, batakira Imana yabo bari mu mwuka. Bitandukanya n'icyaha, bava mu bintu byose babagamo byatumaga ineza y'Imana itaba muri bo. Imana ngo irabishimira, ikingura imiryango yo kubarwanirira.
reka nkubwire ko iyo uri mu ruhande rw'Imana ntabwo ari wowe urwana, ahubwo Imana niyo ikurwanirira. Imana irwanira umukiranutsi wayo. Nababwira ko umugabo wakiranukiye Imana kugeza ku rwego Imana imurwanirira. Umugabo witwa Nowa ngo yakiranukiye Imana, Imana iramubwira ngo muhungu wanjye Nowa, ndakwizeye, genda wibarize inkuge mu giti cyitwa goferu uyihomeshe ubushishi imbere n'inyuma. Ngo Nowa yumvira Imana, akora ibyo Imana yamutegetse. Nowa bazi inkuge, abantu benshi baramuseka, ariko byarangiye umuhungu wayo Nowa akomeje gukiranuka, ijuru riramuneshereza. Iyo wabaye mu ruhande rw'Imana ntijye gukoza isoni. Iyo wabaye aho Imana igukeneye ntabwo ujya useba, kandi iyo wabaye ahantu Imana igushaka ntabwo ujya umwara. Witinya kuko utazakorwa n'isoni rero, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora. Bibiliya iravuga ngo yagiriye impuhwe abo yagombaga kuzigirira, kandi yababariye abo yagombaga kubabarira. Uri umunyamugisha muri iki gihe cya none niwizera Imana. Ufite amahirwe akomeye yo guhura n'ubutabazi Imana yaguteguriye. Nuba mu mwanya Imana igukeneyeho ntacyo uzaba. Biravuga ngo bagere kuri uyu musozi w'itabora ngo batakira Imana yabo, ngo bari mu mwuka bafite kwizera. Ubwo basengaga ngo Imana ibaha amakuru y'urugendo. Mbibutse ko umukristo wese mu rugendo akeneye amakuru, kandi umukristo wese mu rugendo akeneye guhamya Imana adashidikanya, ngo Imana imuha amakuru y'urugendo. Buri Mwisirayeli wese ngiramubwira ngo aha ni Tabora siho muzaguma, muzajya ku kagezi bita Kishoni. Akagezi byari bisobanuye agakiza gagomba kuguma mu Bisirayeli, byari bisobanuye umwuka w'Imana ugomba kugendera muri bo. Ndagira ngo nkubwira ngo ukeneye kugira umwuka w'Imana muri wowe ukwemeza ahantu uhagaze. Ukeneye guhagararira Imana mu isi kugeza ku rwego wumva wabizira. Kandi nkwibutse ko Imana izakurenganura iminsi y'ubusore bwawe, amasaziro yawe yose azaba meza numaramaza. Maramaza, Imana izakugirira neza. Nishimiye buri muntu wese uzumva ubutumwa bwiza. Nishimiye umuntu wese uzihangana akumva ijambo ry'Imana, agahagararana natwe ndetse agifatanya natwe mu buryo bwo kurangurura kugira ngo iyi mesaje igere kuri buri muntu wese, ijuru rizamugomerere umugisha. Kandi Uwiteka ntazigere atuma urubyaro rwe rusabiriza, ntazatume abana be bakorwa n'isoni. Urubyaro ruzagukomoka ruzakenyuka niwizera uyu mwami. Bibiliya iravuga ngo bagere kuri aka kagezi bashinga ibirindiro batakira Imana yabo. Imana irababwira ngo ni bariyeri nashyiriyeho Abisirayeli kugira ngo mbarwanirire, ntimuzarenga hano ntabatabaye. Reka nkubwire, agakiza ukigafite ntabwo uzaguma mu gakiza ngo ijuru ribure kugutabara. Ntabwo uzaguma ahantu Imana igushaka ngo ubure kugirirwa neza n'Imana. Icyama Imana ikaguhitamo, icyama ikagutoranya nk'umukandida wayo ukwiriye kuyihamya nk'uko yatoranyije Debora. Uyu munsi wa none hamya Imana ku mugaragaro, uyihamye nijoro no ku manywa, kandi aho ngaho mu rwihisho aho uri hatagaragara aba ariho ugihamiriza. Ndagusabye nshuti mugenzi, ukomerere mu mwami wawe, ntabwo uzakorwa n'isoni. Ijuru riratabara kandi abagizeye ntibajya bamwara. Ngo bageze kuri ako kagezi kitwa Kishoni batakira Imana yabo bari mu mwuka, ngo Baraki ngo azana amagare y'intambara yo kurwanya ubu bwoko bw'Abayuda, ngo yibwira ko intambara agiye kurwana ariyo mu mubiri. Abisirayeli barwanira mu mwuka, ngo nuko akirwana ngo ingabo za Sisera zitangira gupfa. Hari imbaraga zigiye gupfa kubw'umunyamasezerano, hari imbaraga zigiye guhera zigasinzira ubuticura kubw'umuntu wizeye Imana. Reka nkubwire ngo nta rugamba rutarangira, nta mutwaro Imana itazagutura ukiri mu bihe byo gusenga, ukirizeye umwami wawe nk'umucunguzi, uzabona gutabarwa. Bibiliya ivuga amagambo akomeye ngo Sisera ingabo ze zirapfa. Reka nkubwire ko umurozi waguhize igihe kinini ajya apfa mu cyimbo cyawe, kandi yibwiraga ko ibyo yakoresheje bizaguhitana. Aho banyuze bakugirira nabi, Imana ihagucishije uri mu neza yayo ugifite umwuka w'abazima.
Bibiliya iravuga ngo kuri ako kagezi kitwa Kishoni, Sisera ngo azana amagare y'intambara ngo ayahubukamo. Imana imuhanura mu cyubahiro yari yarihaye kugira ngo ineshereze abantu bayo. Ni igihe Imana igiye kuneshereza abakobwa bayubashye, ni igihe Imana ineshereje ababyeyi bayibaye imbere, ni igihe Imana ineshereje abagabo bayirambyeho kandi bayizeye. Muhanga amaso umusaraba. Abantu benshi bafite ubwoba bw'abahanuzi b'ibinyoma, ndetse bakagira ubwoba n'igihunga ku bantu bavuga ubutumwa bwiza. Ariko Abaheburayo n'abakomera ku Mana yabo. Ntimucogore kuba imbere y'Imana, ntimucogore gusenga. Imana iracabafite bakiri bazima, nubwo rimwe na rimwe baba mu bwihisho ntibakunde kugaragara, ariko haracara abahanuzi bafite kwizera, bafite gukorera Imana kandi badafite gushaka indamu. Biravuga ngo aho ngaho mu Bisiraheli ngo baciri kuri uru rugamba, ngo ahanuka mu magare y'intambara, ngo Imana itatanye ingabo zarwanyaga Abayuda ngo zinyura mu nzira ebyiri. Sisera anyuriye nzira ndetse n'ingabo ze zinyuriye nzira. Imana ibagira inama, irababwira ngo nimurwanye Sisera, hanyuma ingabo za Sisera nzamwitaho by'umwihariko. Hari intwaro zacuriwe kukurwanya ariko zitazagira icyo zikutwara. Ba mu ruhande rw'Imana, inzira zawe zigiye gufunguka, ineza y'Imana uzayibona. Kandi nkwibutse ko uburwayi wari ufite butazaguhitana. Mwibutse ko urugamba n'ikigeragezo wari umaranye iminsi atari cyo kukwica, ahubwo wacurwagamo amashimwe akomeye kugira ngo uzarangurure ubwira abandi ineza y'Imana ku buzima bwa. Bibiliya iravuga ngo ubu bwoko bw'Abayuda ngo burwanirirwa n'Imana. Ya nzira Sisera yanyuzemo, Bibiliya yavuga ngo yiteguramo umugore witwaga Yayeli muka Hebabu sebukwe ya Mose. Bagiranaga umubano mwiza na Sisera akiri ibwami. Uyu mugore ngarembutsa Sisera, ngo amaze kumurembuza amuha amazi yo kunywa. Ngo Sisera yasabye amazi yo kunywa uyu mugore. Uyu mugore ngo ntiyamuha amazi, amuha icyasi cy'amata, amuha ikivuguto, ngaciyanywa arasinzira. Mwibutse ko nubwo bakurwanije basinziriye bataragera ku ntego zabo, Imana irabasinzirije. Hari abantu Imana iteye kugona kugira ngo uhagurukire mu mashimwe, bazakanguka yarakugiriye neza. Reka nkubwire ngo bariyeri bari barashize imbere y'ubuzima bwawe Imana izikuyeho. Nguhanuriye ndi mu mwuka kandi mfite kwizera ntashidikanya ko Imana ikugiriye neza. Mama, uri umunyamugisha wikwiheba kandi uri umwuzukuruza wa Aburahamu. Imana ikurinde amajya n'amaza, Imana izamure raporo y'amasengesho yawe uyu munsi wa none. Uwiteka agushyigikire, Imana iguha impamba y'urugendo. Papa, Uwiteka kugwe neza, ubuhiriwe mu bandi, kandi Imana ikugira umugabo wo kuyihamya muri iki gihe. Sisera agiye kugwa imbere y'ubuzima bwawe. Sisera anamukiye imbere yawe, ntacyo kibaye kuko Uwiteka akuri imbere. Bibiliya iravuga ngo bageze ahangaha ku kagezi, ngo Sisera ingabo z'Imana irazitatanya, ndetse ngo Sisera amaze gusinzira, Imana ibwira uyu mugore ngo ufite iki? Aravuga ngo mfite urumambo, mfite n'inyundo. Ngo afata impambo n'inyundo, ngo Imana iramuga ngo bikubite Sisera muri Nyiramivumbi. Si igihe cyo kugira ngo nkubeshe, ni igihe cyo kuguhamiriza nkakubwira ukuri. Imana igiye kwica imigambi yose y'inca. Imana igiye gukubita indyarya, Imana igiye gukubita inkozi z'ibibi, Imana igiye guhana abantu bihakanye imbaraga zabo, bakavuga Imana yo ku munwa bagahakana imbaraga z'Imana, ndetse imitima yabo ntiyizera umwami. Iyi Imana igiye gushyira ku karubanda abantu bose, ndetse abantu bayigeze bashidikanya ku byo yabatumye bakavuga ibyo itabatumye, bagiye ku karubanda. Imana izanye impozamarira yo guhoza abantu bagombaga guherukira kubizera, kubigisha bagoretse iby'Imana. Imana iravuze ngo izanye impozamarira yo guhoza bizeye izina ryayo, ndetse n'abantu bashakaga ubutumwa bwiza ariko bakabeshwa. Imana
ndangije kubahagarika ku munara wo gutabarwa kandi musubiye ku birindiro byo kubona Imana. Uwiteka bagwe neza, Imana yacu ibahire. Ndagira ngo ufatanye namwe dusenge, ndagira ngo wizerere muri iri jambo, ndagira ngo wizerere muri ubu butumwa bwiza. Imana ikugire neza. Dawidi yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba n'uw'ibyago. Izina ry'Imana Yakobo rishirwe hejuru, ikohereze gutabarwa kuva hera urusengero. Yibuka amaturo yawe, yemera igitambo cyawe cyokeje, tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe. Ngo kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Aravuga ngo barunamye baragwa, ariko twebwe turahagaze turema. Avuga ijambo rikomera, aravuga ngo abiringiye Uwiteka bo bameze nk'umusozi Siyoni, ntabwo ujya ubasha kunyeganyeza ahubwo hora uhamye iteka ryose. Aravuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo niko Imana ihindukira ikagota abantu bayo. Kandi reka nkubwire ngo igihe ni iki cyo kugira ngo uhagararire Imana, igihe ni iki cyo kugira ngo Imana ikunezeze, igihe cyo kukubaka ni iki. Uwiteka yabwiye Dawidi, yasenze isengesho, avuga ijambo rikomeye, arahanura mu buryo bukomeye nakunze cyane. Aravuga ngo Uwiteka burana n'abamburanya, urwane n'abandwanya, wende ingabo nini ntuhagurukire kuntabara, ushingure icumu munagara, wimimire abangenza. Abashaka ubugingo bwanjye basubizwe inyuma bamware, abajya inama yo kungira nabi bakorwe n'isoni. Rero ndagira ngo nkubwire ngo igihe cyo gukoza isoni inkozi z'ibibi kirageze, igihe cyo kumwaza abakurenganije kirageze. Shitsa umutima mu nda, acira ihumure riva ku Mwami Yesu. Message mpawe n'Imana ni ukugira ngo ikubake ubudasenyuka. Message mpawe n'Imana ni ukugira ngo ikuneshereze. Umwuka w'Imana ube muri wowe, kandi imbaraga zo kunesha icaha n'ikibi n'igisa nacyo zibe muri wowe. Imana iguhire, kandi ibyari byaranze bigiye gukunda. Izerere mu Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Reka dusenge. Mana y'imbaraga, Imana y'ubushobozi, ijambo ryawe rirakiza kandi rirazura. Benshi baryizereyemo babona gutabarwa. Narimvuze ngo aba bantu bagirire ineza, wongere ubahishurire gukomera kwawe, ubatabara ubatabaye, inzira ufunguye ntuzongereho umubabaro. Umugisha utanga namaze kumenya kuzana ubukire. Wumvise ijambo ryawe nahembuke mu mubiri no mu mwuka. Twamaze kumenya ko roho nzima itura mu mubiri muzima. Tugusabye kugira ngo ububake mu buryo bwose, kandi ubakomereze mu kwizera Umwami Yesu, kandi amaherezo yabo azabe meza. Ndagira ngo abantu bizerera muri ubu butumwa bwiza, uzabaha ingororano kandi uzabaha ubugingo buhoraho. Data mwiza, unyemerere uborohereze, imvune zo mu mitima zibe kure yabo none n'iteka ryose. Amahoro n'imigisha biva ku Mana bibe kuba kwizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Reka tugushimire mukozi w'Imana, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Amen. Reka dushime n'umuntu yarabanye natwe muri kiganiro, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushime umuntu wakanze subscribe, reka dushimire umuntu wakoze sabone, reka dushimire umuntu ufata ibiganiro byacu akabisharinga, reka dushimire umuntu dushikira ku murimo w'Imana, dushimire umuntu udusengera. Tukubwire ngo nawe Imana iguhe umugisha. Nawe ushobora kuba bwa mbere ugeze kuri gusenga, every day tugusaba kanda subscribe cyangwa gukora sabone kugira ngo uzazobone ibiganiro byacu bitakugoye. Mukozi w'Imana, tugana ku musozo, hari umuntu ashobora kukwiranya ikiganiro akifuza ko yabona nimero yawe, yifuza ko wamugira inama, yifuza ko mwasengana, wamuha adresse yawe uburyo yakubonamo. Wakenera ko dusengana, wakenera ko dufatanya tukagirana inama, nomero yanjye ni 0788 58 68 933 0788 58 68 933. Imana ibaha umugisha, ndabakunda. Urakoze cyane. Reka tubabwire ngo ikiganiro nawe ubutaha. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.